ushaka kwiga cyangwa gukorera hanze y'igihugu mbazaniye inkuru nziza. Iyo nkuru nziza nta yindi ni Sony Education, aho tugufasha gushaka ishuri mu bihugu birenga 30 kandi ku isi hose. Si ibyo gusa kuko tugufasha no gushaka scholarship, twagufasha gushaka visa, twagufasha gushaka amahoteli, gukatisha itike y'indege ndetse n'ibindi byinshi kandi bitandukanye. Hanyuma gushaka akazi nabyo nako kanya ni nk'umurabyo, ugahaguruka mu Rwanda akazi wakabonye. Ntibigutera ubwoba ugira ngo ni amafaranga menshi kuko ni nk'ubuntu, wishyura gake gake uko ugenda ubona ibyangombwa. Dukorera mu mujyi muri etage iri inyuma ya Simba Supermarket izwi nka Nyarugenge Town Building Center muri etage ya 2. Ku bindi bisobanuro akarusho kacu visa ni nk'ako kanya. Uko tugarutse ku ishuri ako nagaro wo wahinze mu byose saa 11 ngo tujye ku ishuri. Wenje wahinze tonto wa muryamana wa mwarimu ntaguzi none uramwarimu nje niruka ngo mvuga ngatanga ikigaragara ntagaragera iyo yageze suzuku nabayitembereza hose agaragera ikigaragara ako nyakso urazi na mpamvu yo kwiga buri munsi nk'abari abana b'imyaka 6 nose ubundi bo wiga iki reka turicike mwana turicike se tutararenga aho ngaho ubundi amafaranga nta kintu cy'amafaranga tuziranye betse kibazo cyawe nawe nta kintu cy'amafaranga tuziranyeho nize kuki utari kwibuka amasomo kibuka amafaranga sigira ngo ngiye manyitayeho amasomo so yamamagaye ngo uranshakira iki kandi ngo byihutirwa ndagushaka kabisa ahubwo nari nakomeje kubaza abashuti nimburi mu rugo no kuvuga ngo hari ahantu nari nabonye akazi urabizi maze iminsi ndimo ndashakisha hirya no hino bya bindi nari nagiyemo byarahagaze so rero ako kazi bari bakanyemereye nandika ibaruwa yo kudepoza nyine bisanzwe urabiza amadokima basaba so ndayijyana barambwira ngo irimo amakosa n'ibiki ko rero mbwira umusaza ndavuga ati ese wambwiriye kanaka akafasha gukora ibaruwa nkagenda nyine nka depoza nkareba ko byaca. Okay mese ibyo nta kibazo kirimo rwose subize se n'undi ko ibyo nsanzwe nkora n'ubundi shano kuri wamfashije kubera ko urabizi ukuntu hanze habimeze ibyo nta kibazo ibaruwa nayigukorera kandi izera ko ibaruwa nkoze giye nta muntu yisubiza inyuma kwako narabyigiye ndabizi ntabwo ari ibintu ndimo ndashaka ngo ejo bundi ngo cyangwa mu cyumweru gitaha icyo nshaka nyine ni ukureba uko wanyaranja naza kugaruka nkasanga wenda wabinsoreje nyine byihuse igihe cy'amasomo cyararenze kuki ngaruka inyuma mu bihe izo ni returdaje umuntu bari maratekereza ukuntu amafaranga agiye kurya wenyine uko ugiye kurya wenyine bararinge bayibye bose none igitekerezo mvuga ko numva ari cyo se amafaranga niri gushaka gucika ariko gucika rero impamvu mubarije amafaranga urumva uzi mufuka mu mechi gusa kandi hari ibintu bindi umuntu abakeneye ariko kisi kandi buzuye umva antu cyane ngo uri mu kazi cyane fata sana ni nta mafaranga ufite ibintu byose birakwanga amafaranga sarari arari we tugende nkwereka arahari nyine ndetse banze wijisha ariko tubaze kugire nkaho twagiye twakaza. Okay kwirwa uvunika gusa nyine hari ukuntu njya ndwara imitsi y'akaboko rimwe na rimwe ugasanga nyine akaboko nako kari gukora neza ariko icyo ntago ari ikibazo mfite abahungu hano n'ubundi yo ntabiyo nari kubikora baba bahari bakabikora ariko bagiye ku ishuri mu kanya baraza icya mbere ni imyirondoro yawe mbese amazina yawe kandi ndayazi ibyo byose ndumva nta cyahindutse usura bizeye ntago kandi n'ikiko kandi ari bo bamfasha hari igihe ibintu biba byinshi nabo bakamfasha nyabuntu bingiremo rwose urabizi ukuntu hanze aha bimeze ari akazi nkabuze nta oya nta kibazo ejo uzazi nko mu masaa 3 nzaba ibaruwa yawe nayiteguye ubizirikane ko sibinikira jewe abahungu nibaza ndahita mbabwira bayandike ubwo ndi bwongere ngo uhamagare mubaze nta kibazo sibyo nta kibazo ejo isaha duhanye uzaza uhagere ufate ndarara ahubwo ku muryango okay kandi urakoze kabisa
sawa sawa urakoze nawe. Ugerageze turebe ko byacamo. Usurize no musaza. Sawa sawa. Nubwo twavuganye kuri telefone nta byinshi twavuganye. Akura muhanya rero frigo yazayigurira akantu ikora akazi yaguriwe irakonjesha ku buryo noneho bigera no mu gifu mva n'igifu kirakonje. ibingibi wabijyana na cya gikoma waduha mu gitondo ku ishuri uzi ko bakima nkenda kuruka n'izina ry'Imana wampete nari murutseho nukajya uvuga ibikoma urumva ngo bigereranye n'inzoga z'abagabo. none se wenda tutararenga aho ngaho tukivugana ibyo ngibyo by'inzoga n'iki inzoga ziba zaguzwa amafaranga bigahita binjyana ku kibazo cy'amafaranga amafaranga ya baro ari reka buriya ngiye twakonya gasani mwana akusu umuntu akugura n'inzoga nanugura gutekereza ku nzoga uruvanga amafaranga. Ntukarakare ngo umena gatagatifu sibyo cyakoze ndayibogoye pe. Ntukarakare ngo utangire kwangiza ngiye icyo ndi kukubaza tujya kugurisha warambwiye ngo usigaye hanze ngo mbanze mvugane nawe ako si warasotse urambwa ngo gutaza kukubwira ndaza tugera mu rugo tutaturyama ndaza kugundezwa amafaranga ari he wabanjuka ngo nyine ko amafaranga aha umpura kunywa ndanywa ariko ndanywa nizeye ko hari azindi kubera amafaranga niba ataragaragara mfite ikibazo ko yibunwe iyi ngiyi utarubizi ko ihari nukumwiciramo ni iki kikubwira yuko izindi zitari buze wabanjuka ngo ngakubwira nyuma ariko ubwo ari wowe bivuze wa mugani n'ubundi bisi narimbizi nayo nusi yoroye ntabwo narimbizi ndabona aguze nizina ko wese ukiba bivuga gake ariko abantu baba bacana turi hafi y'ikigo nahise nkiba nyine nese nari guheza cyazo uri igisamba pe ntabwo nari guheza araze ngo niwe kibobo wenyine impamvu nagiye gutwara ebyiri nkasanga zashize musha ko mindi wari wayijyanye mba nkuzi wowe ugira ngo uzibe wenyine nta kibazo ariko mbwe ikintu cyatumye mpamagarana Androde rero nyine urabona nashaka kubwira ko wanshyiraho ririya rwose ukarisubizaho uduhe ntabwo hari kubona leta ryo hanze si ryo hanze. ubwo nguri ikintu cyo wamagariye nicyo watumye umpamagara hano ako rirakenewe pe. Okay. Umva nkubwire wa mugabo si nyine nawe sibyo ndabyumva kugira ngo rero atarisubiraho hongera amafaranga ibindi bitanu ubundi rwose umva rero wabyumvishe bite bya bintu byo kujya wajya utuza yego amakawa abiri acha ndabizi nka grafere ugomba kuma imana amafaranga ya baro amafaranga barari nise ngo ayina yiki nayuma yine ni impano ibaro nayigurisha 6,000 6,000 none unasanze baro y'ibihumbi 20 6,000 iriya none babakishira mu mwuka nta kibazo umaye bibiri ufata bibiri sana ikindi gihumbi turagabanya hagati sizi inzoga uri kunkuzi ko zaza na Bikira Mariya nge nigiye nkubwira ko nshaka inzoga uri kumpatiriza ibintu amafaranga yanjye yaguze uretse nyine nkwe wanya kuma igihumbi cyanjye wanya kuma igihumbi cyanjye wanya kuma igihumbi cyanjye ntago mbyemera mereza igihumbi cyanjye igihumbi cyawe ntago nkwe inzoga aho ngaho zana bibiri ngugarurire myimereze no zana bibiri ngugarurire yimenye ne ngwereze nyine zana bibiri ngugarurire igihumbi urangarura si inzoga nawe uyinywe oya ako patino reka ngwisuku ntabwo umenya ko ina mukuru nibura ugerageza no gukoresha ubwenge mwana ntukisebye ugize 5,500 baragiye baragucitse 5,200 ngiye mfite 2,000 byonyine 5,200 baragiye baragucuritse urabyemeye twe twemeje 10,000 bingahe si 17 ko batabimaye ira batandatu ibintu kuvanga ibihumbi 11 byose wabyumvisha babana twigana nyumvira wabyumvisha abandi ari mararengana ira baro siko basanze sifite ikibazo mu nkondo y'umura kibatayivuje kanseri ira baro bashiragamo umwuka bakabona uvuyemo bahita bambwira bati tubyore ibyo bintu ngenda giye ngubwiza ukuri nta yindi business nzongera kwinjiranamo nawe ibaze 17 bikunaniye kubijera bikunaniye kubizana nge ndagu 100 ngahe byanjye uri kumbwira
ayo ngayo uzamenya kuyajera. byavuga 502 Nyine nzayaguha 17 yakunaniye kuyazana ngo yabyaze umusaruro. Dufate bara tuyibyaze umusaruro. akose kongera 5,500 by'itara ritari bwake n'amasaha nangahe koko nijoro gusa rigera tani ry'umutekano kandi riba rikenewe. No ntabwo yitwara umuriro se Ni muke yari ku itara rimwe se. buretse gato nkubwira wa mugabo rero nubaka zino nzu byarangoye urumva neza Ndabyumva pe. nanjye ubwanjye ntanga imisoro ya leta urumva Ndabyumva. nubaka inzu yawe ukayubaka ukayigeza nk'ahangaha ingigeze uzamenya agaciro k'inzu nanone uzamenya agaciro k'amazi n'agaciro ka toilette urumva neza Akibyo ntabwo byari bikenewe nyine nibyo kukubwira nibyo ndimo ndagusobanurira koko ikintu cyamwe ndakubwira ntabwo wumva ubundi uzi n'ikindi ndimo ndi gukina nawe uretse nkwereke akose n'umura ndurode koko urona ahantu turi guhicara hatanabona ngo iki isuku ujimije amatara ntabwo kundeba Gusa reka nkubwire Fatima, nubwo ujye ukora ibintu byose by'ubugoryi ugakora ubugoryi, kintu nkwemerera umenye igihe umuntu afite icyaka ukabasha iki cyaka ndaza kukica ndagiye mu kintu. Mutaje muri class no munsi. Be twize igitondo. Mutaje kwiga. Nize igitondo kandi natwe ari cyo twize. kwisi kigoro Babanyaje kwa arababu. Wiki? Babanyaje kwa areba arababu. Bacu se papa ndira muzo. Papa nyina muhambye inyamirambo none yazutse aza kundi. None waje ninde? Numuzima tubimenye. Ni umusaza w'ubwanwa gutya bwinshi n'imvi. Wana. Yaje nyine. Skunu yavuze. Yego. Bamuraraho mwagiye. Akora iki cyane kigira ubujajwe. Nk'ibyo bintu buvuze kubera iki? Siko yambwiye. twakubwiye Siko yambwiye. Yabivuze. Yabimbwiye. Wamwiboneye? Avuga amazina. Gari Nyakso na Patina. Aha ina rero. Kandi Nese kuki Na mutamu? teacher na doye homework. Umwaka abana. Yavuze ati umuntu utazayikora. Usazirwa aja ku ishuri. Ako nkawe kuki utamubwiye ko twagiye kuri toilette nk'ubwo papa umuduteje. toilette mukamara y'amasaha ngahe? Urumva ngiye ndi ikigoryi cyo kubeshya papa ngo mwaje kuri toilette nimugaruka. Yajamara amasaha atatu. Ngiye ratananje kubabwira ko ari ibyo banaduhaye homework niba bica birabareba ntabwo Twigenderera. Ni inzoga zabishe gusa. Izi nzoga ni inzoga. Akabana bazaye bafata inaji bayita inzoga. Oyibwo ni fanta. cyacana cyakuriye mu ruhu ukajya ukiriya kuri Kimenye gite cyane cyo kirazima. gifite ubwanwa mu gifu Akibonye cyo gusa no kubibona birabyana Nese randirode kuko y'amatara na turi buvugana tutarebana. ngo iki cyangwa se uko twumvikana se Ko ariko bura niyo tuganira hagaragara habona nibyo byiza. cyangwa shawuri mu byabo bishaka ibigabo bigenzi byabo bitingana Kareka ko sigewe. ngo iki Kareka. umva nkubwiye rero n'isubiza amatara bongeye mu 5 Ako subwo 5,000 ubundi hakorandiro. yakubwiye nishyira amatara irunza 5 yego cyangwa hoye Nakundi nyine nakundi nese sawa sena. Sura no ko bibaye byiza. Ariko rero ukiraho inzu yanjye bayi 60,000 tubyumvikaneho suko ku 15,000 wongeyeho nta n'iminsi ningahe. Ntega amatwi umuriro murashira umva neza Shira ariko se uhari n'igice cyagenda koko. ngo iki irutandika utazingaye si hafi 50 Nakundi nyine none se nabigenza ne nyine. Ese tonto yaba yaje ku ishuri se? agatora mama ngo turara twagiye Ese tonto ko nzika gihanga kuza ku ishuri yazanywe n'iki mwo kagira imana. Shanaga ari amahoro. turara mu kabari Shaka bisa nzahantu bakesha. kazana icyo kibiri rero ako bibiri ntabwo nza nicyo kibiri. Ariko ni patino uretse gato. Arakamnekereje. Wowe urambwiye ngo bagwaye 6,000 twari twumvikanye 12. Aho ni waba waratse 17 11 ukabirya na ya 6 ugashaka gufatamo. Ako kantu tuze kukumva uretse yaciye azibireke. Tuze kukavuga naho tunagatekerezeho. nibanzurika dukozanyeho nkubwire ukuntu byagenze. Nta kibazo. Ndagatora mama turara mu gasozi. Kozaho. Uretse ndakoze utantu turara se. Wenda we wamenyere kurara mu miringoti nibiki.
cyangwa muri ayo 11 yandi wagize Na- tujyanemo inzoga tuzihe tuntu tubanze tumusindisha byurabyumva ute zana ibyo bibiri ya 11 se wariye ntayo yakoreho okay patine kababwira umuntu wagurisha ndamuzi ndajya kumubaza yakurwaye ikibazo cyo gukorana diru na za maneko ni iki ngiki haka umuntu nubwo azajya kuryaho na komisiyo nyine ese turarya tutanga ubundi nta hantu umuntu yabona akantu ko kurya cyo kurya muri bibiri byabo urayemeye 60 inzu yanjye igiye kuri 60 twabyumvikanye nawe nzayaguha mu gihe ntarubaka yanjye nabigenza nte kinubaka yawe nyine numara kubaka yawe uzumva agaciro k'iki k'inzu sha umva neza nta kundi none abapangayi turananiwe muhaje simo kubaka izanyu hirya tuzazubaka nawe ubundi ubwo urebe n'ukuntu nyine wanshyiraho na ryo hanze ubwo nyine nta kundi nayemeye neza nabigenza nte no ushaka nari n'iryo hanze ndushireho y'umutekano rwose randi rodi birakene nawe uraruhanya hari abanyerondo bazakora umutekano Bose mwangeje ari imbere abasa. Mwangeje ari imbere. Otika nyine twebwe lift yacu ni VIP yishyurwa. Ticarata urumva utubabarire ntabwo uyu munsi twize Kwa mutize ibyo ndabizi ko mutize. Ariko ibyo ntabwo bindeba ngiye cyo mbasabye ni lift kungeza hari imbere. tuguhe lift Dutendeke kurabona umwanya washize. Ariko twayimuha nose waretse nkamutwaraho kaza kuza n'amaguru ahubwo urabona ko iri gare ryegeye hasi kandi abantu bagufi nibo babasha kurinyonga bakarinyukira rero nge nagushyiraho umuvandimwe we ese umuntu mugufi reka njyane nari reka njyane uyu reka tujyane none se reka nkubwire nyine utarajyaho sibyo ntabwo lift turayemera ntiturayemera ariko nyine icyo twagusabaga byose ubona nyamuneka ntukajye ubibwira umubyeyi ntabwo ntukajye ubibwira nyamuneka ubu ngubu turi kuganira nk'abagabo kuganira nk'abagabo ndigwanira n'abagabo urakoze cyane wa mugani iyo umuntu yavuye no mu kigo wa mugani ako ticara burangira nakubwiye nigushize nuko kwa mwe itabi ryonyine ukamwima ubundi barasomye ticara ntabwo ujye nko kwitabira ata wowe munyihere lift gusaba abungu bandi ikindi kintu twakubwiraga urumva uribuka ko twakweretse umuntu turera yego wihanga nyine papa nabo yari n'umwana mwiza nuba kurikirana nyine wihanga icyo yagusabaga umuvandimwe ntabwo byose biramureba uzamubwire ko tutaje kwiga ntabwo mwaje kwiga uyu munsi ntabwo nakwirirwa ako utaje umenya uko usaba lift umva iyo gusaba lift umera gutya nyine ukimenya karize umva ticara uretse nyine tukubwire wikihutira ngo turayemera ntabwo biba bisekije gusaba lift ufite kontaki y'imodoka ukuri no ni imfunguzo ni nyinshi wagiye harimo n'urw'indege ako narakubwiye ntitica niba ari umuntu wa mbere w'umurasta yego bure kugira umuntu w'umutica none ufite imyaka nk'iyanyu aba ari sawa kuko ushobora no kumubwira ati none se mwana tica ko mfitemo nk'abiri nimugoroba ikibazo afite ikarita ya green hills kore primere ese umureba nawe nutwara tica ariko wihangane iyo twahuriye hanze tuba twahindutse tugomba kuganira n'abasore ubwo tica tumushyireho turamushyira ahubwo cyangwa urabona ko twebwe twize dukuze turashaka kuzakura nyine tugahita dukora uburezi natwe tugahita twigisha tugahita twigisha nyine nidukura okay nidusaza tukazakora uburezi tugahita twigisha ngo gutya wigisha uri na master byakunda twarakuze muri bakuru ko birumvikana tu ni amashuri y'inshuke yarya murayazi ngo muzajya kwigisha amashuri y'inshuke nkaya twigamo inshuke arya inshuke n'abana bato harya kandi uri kutubwira inshuke cyangwa ni amashuri y'inshuti y'inshuti aho inshuti bakundi nyine abantu mwe mwarakuranye mukamuziranye mukaniyuga biga iki
biga imyuga. biga imyuga n'abananiwe kwiga bakajya kwiga imyuga abo bo muzabasha kubigisha kuko imyaka izaba yarabarenze nose uzajya kwigisha mwana uba imyaka ngori imyaka 80 ubu na myaka 35 ufite cyari kuvuga nabi twigendere ntari mugende ubwo nyine mwarimu muramumwumvisha ubu twamutize ubwo muraza kunsoma oya wabaje kumva ticho wibina ariko dusaba ko sinumva uburyo umuntu yajya basa ticho uragira hese ko dushaka twe turi gusubira inyuma wowe uri kujya imbere nubundi nawe ntugiye yawe mugiye ujya hariya ari natwe turi gusubira inyuma ko nose aravuze ngo aho tujya ni hajya ntago agira hajya bana ari ubwo tuzabona ejo ku ishuri nta kibazo mu igare ritware wenyine mu igare ritware wenyine bagusura ububage rwa ku rugendo rumbangamije nasabye lift ariko ushatse wantwara nagutwara si uno wicara ku kadire ngo nago turi bumenye ubugabo bwawe ra sinzi use ticha burimo ticha sorry ticha kandi jawo ugaragara kuri umwana mwiza ariko niwe munyamakuru oya nukuri kumana ticha jawo je nta nabasunikiraho aho twabona haterera nta nabasunikira nyakso none we uze gutahana amaguru oya nta kibazo uramugeza ari imbere mite mpindura nanjye mutwara twagiye ticha ariko nta kibazo okay sawa tugende nusura jya hewe ndagenda n'amaguru ndaza kukuruhura twagiye